mu myaka icyo gihe nari ntarashitse bampima wa mupira ariko nsenga baravuga tufite crise estoma ikomeye izo biragendera rimwe na rimwe kangiraho ubasha kugeza ubwo narushe ndashaka ngira abana mbese mu mugabo iyo nyifite kugeza ubwo numvise indembeje za 94 nubwo numva kabisa bimeze nabi numva ndwaye cyane ndatinze ndashaka ko buguhamya ukuntu nakize imbaraga zo gukiza ako nazibonye nabonye imbaraga z'Imana muri iyo stoma muri ta stoma nabonye imbaraga z'Imana hanyuma uburibwe bukomeza kuba bwinshi cyane u Rwanda rufashwe cyangwa se intambara irangiye ya 94 95 kuri Noheli nari ngeze mu Rwanda ngenda ngiye kwivuza n'abandi bari ko bagenda nyine batahuka mu gihugu ariko ngenda umutima waje wavuze ati kamaze ngene nivuze hanyuma ibindi nzabimenya n'imanza y'imukirayo n'imanza z'imukirayo ngezeyo ngenda mu bitaro za CHK biracyahari na bugingo n'ubu ngezeyo mpura n'umudokiteri bita Kanimba arazwi yageze hagera n'ibitaro byiwe birazwi arampimba aravuga ngo ufite stoma muraho nshuti zacu abakunzi ba Ndagano TV show turabashuje cyane aho muherereye abatuye mu bihugu bitandukanye turabashuje cyane ikindi rero muratubona twagarutse nk'ibisanzwe Ndagano TV show amazina ni Butoto Esperance nk'ibisanzwe reka mbene mugenzi wanjye umwanya yego muraho meze neza mwese aho muherereye turabashimiye mwese abantu bakomeje kudukurikirana turavuze ngo Imana ibahe umugisha mwinshi rero nanjye amazina ni Nyambo Jolie tugarukanye n'umutumwa wacu muri part 2 ubushize yatubwiye ukuntu yakiriye agakiza ubu rero agiye gukomeza n'ubuhamya yego mugenzi wanjye arakoze cyane dufite umushitsi twatewe iteka na pasiteri dufite pasiteri wacu nagira ngo mwaramunye muri cya kiganiro kindi bushize abaheze ukuntu yakiriye agakiza ubwo rero twagarutse muri part 2 mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo tumwakire nabanza senge Imana kugira ngo tumwakire kuri Ndagano TV show reka dusenge Imana urera bakiranuka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turi imbere y'amaso yawe aha turi imbere y'amaso yawe tuje hano mu kiganiro cyubaka tuvuga ubuhamya biganira by'imbaraga zawe asante ko abantu bose baturaritse abandi bose batwumva ubagirire neza ubuhamya tugiye gutanga cyangwa se ikiganiro tugiye gutanga nabize ko ari ijambo ryawe ifashe benshi kugira ngo riwubake ndetse rihindure n'ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo amen rero pasiteri bwira abantu bo kuri Ndagano TV show n'ubundi nubwo wari wabibwiye mbere ariko hari abashasha ukongera kwivuga kugira ngo bamenye uwo ari we murakoze natwe turabishimiye nyine kuko mutwakiri hano kuri Ndagano TV show ni inshuro ya kabiri tuza hano mu kiganiro turabishimiye kandi turabakunda dukunda ibiganiro zanyu dukunda amagambo meza yubaka yungura n'ibitekerezo aha ngaha ku mazina nkaba nitwa Gafirira Oze ndi pasiteri hano muri Shaddai Life Church muri Kenya Kayole aho niho dutuye umuryango niho dukorera umurimo w'Imana ndumva kubibwira ni kuko sinzi nimba dukomeza ayo wakomeza kabisa nkuko nyine mbere waje ubabwira ukuntu wakiriye Imana wakiriye agakiza ubwo rero tugira ngo dukomereze aho wari ugeze ukomeze n'ibindi bitangaza ukomeze no guhamya ni byinshi ugenda tubwira ni karibu njya gutangira n'ubuhamya butoya nakeneye ko nsoma ijambo ry'Imana n'undi uzaryumva nienda nawe byamufasha bisobanura ko utasoma gusa ni igitabo cy'Abaheburayo ni ibice 13 n'umurongo wa 7 nakugera ko 8 Abaheburayo ni ibice 13 n'umurongo wa 7 haravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo ku 8 Yesu Kristo ko yari ari ejo
n'uyu munsi niko ari kandi niko azahoraho iteka ryose amen. amen. Mu by'ukuri inzu tugiye kubwiriza ko tugiye kuvuga ubuhamya bw'ijambo ry'Imana n'umurimo Imana yadukoreye. Ubushize twaganiriye hejuru y'ukuntu mu magambo make ukuntu Imana yatweretse umuhamagaro. Hari guza wicara ukavuga ngo warahamagawe waravukiye mu nzu y'Imana gusa, ariko ujya muhamagaro ntuhagije, hari ugukurikira akaba no guhamagarwa. Aya magambo ntituyatindaho, buri wese Imana ifite ukuntu imwiyereka. Ngiye kuvuga ku bukeya gusa imirimo Imana yankoreye ni myinshi, tuzakomerezaho. Ndashaka gutangariza umuntu wese uri mu kibazo cy'indwara, mu kibazo kindi kimuremereye, ko ngiye kuvuga imirimo y'Imana y'igifu. Abakunda kwita ngo estoma benshi. Kunda no kuvuga ntabwo ari urwenya. Benshi bakunda kuvuga ngo indwara ya estoma. Nta ndwara ya estoma ihaba. Estoma ni urugingo rw'umuntu. Siko bimeze. Ni indwara yita estoma, ariko nta ndwara estoma. Ahubwo bagize crise nyine barwaye. Intera iyo crise mu buryo bukomeye cyane, ariko naho byatangiriye. Ndivuza, abadokiteri baraza, hari umupira umuntu nza numva ngo bazabamira nimba bamira umupira nyine bakurongera umupira bagupima, ashaka gupima igifu, barapima aravuga ngo ufite acide nyinshi, ngo uzahora mu ibinini. Nari nkiri mutoya, numva nari nkiri mutoya, novuga ngo nari nkiri umwana n'ubundi nari ntarashitse. Zo nazo n'ubundi buhamye nashikije n'ubundi ni mutoya mu myaka. Icyo gihe nari ntarashitse, bampima wa mupira, ariko nsenga baravuga tufite crise estoma ikomeye. Izo biragenderera rimwe na rimwe kangiraho ubasha, kugeza ubwo narushe ndashaka ngira abana, mbese mu mugabo iyo nyifite, kugeza ubwo numvise indembeje za 94 nibwo numva kabisa bimeze nabi, numva ndwaye cyane. Ndatinze ndashaka kuvuga ubuhamya ukuntu nakize, imbaraga zo gukiza ako nazibonye. Nabonye imbaraga z'Imana muri iyo stoma, muri ta stoma nabonye imbaraga z'Imana. Hanyuma uburibwe bukomeza kuba bwinshi cyane. U Rwanda rufashwe cyangwa se intambara irangiye ya 94 95 kuri Noheli, nari ngeze mu Rwanda. Ngenda ngiye kwivuza, n'abandi bariko bagenda nyine batahuka mu gihugu, ariko ngenda umutima wanje wavuze ati kamaze ngende nivuze, hanyuma ibindi nzabimenya niba nzimukirayo niba ntazimukirayo. Ngezeyo, ngenda mu bitaro bya CHK, biracyahari na bugingo n'ubu. Ngezeyo mpura n'umudokiteri bita Kanimba, arazwi, yageze ahagira n'ibitaro byiwe birazwi. Arampimba aravuga ngo ufite estoma, mbese nka kwa kundi ya dogiteri wundi nawe yapimye. Arambwira ngo bagiye kumva imiti ngo izamfasha, ngo izazigenda inyorohereza. Kwizera, kuko benshi bavuga kwizera si ubusazi, ariko kwizera no kumva Imana cyane. Tekereza ukuntu ngiye gutangira imiti mu Rwanda, nira muri Kongo nari ndwaye kandi ntarakize, numva kwizera kwanje ntikuhasuzugura imiti, kwizera kwanje gusuzugura iyo ndwara. Simvuze ngo abantu banga imiti, kwizera kwanje kwasuzuguye indwara. Ndavuga ngo kuva none nta wundi muti nzongera kunywa w'iri jambo ryitwa ngo estoma. Imiti bampayaho hari 96 nico gihe nivuje bapimye. Nageze 95 96 nibwo bampimye muri Sotumu. Kuva uwo munsi 96 sinamwoye ikinini na kimwe cy'iyo niyo baguhaye uvuye iyo munsi sinayimwoye. Ndabivuga ndabihamye. Sinanze sinapinze dogiteri n'ibinini sote inkozo umutwe n'ibiki, ariko uwo munsi ndavyanga. Ndabona ngo kigisuzugura cy'indwara kubera umuntu wasenze Imana, nasenga ng'Imana, nari ngikomeye gusenga Imana n'ubu ndacyakomeje. Ndabona ngo uyu muti sinzawunywa narimo. Naragiye imiti nyishira ahantu kuva 96. Imbaraga z'Imana zibaho cyane. Nama ntangira gusenga, ntangira kuvuga ivuga butumwa mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara henshi baranzi za Kibungo. Nageze ahantu henshi. Imirimo y'Imana ikomeza gukorerwa, abantu benshi barakizwa. Ariko nanone
ya kirize ikagenda ikagira gute ikagaruka nimukira ahantu bita ngo ni kuri Yenzi twimukiye nkora ahantu bita ngo ni Gihara harazwi muri centre culturelle y'Abafaransa Abafaransa bahagiraga centre yabo culturelle aho ngaho ndahakora hakoze nanone ngifite iyo crise rimwe na rimwe kaza kagira ikibazo ariko ngo akomeza gasenga namwe kwizera korambuye gusa ngo ntukamwe imiti guma kwizera nama mpagara mu kwizera mu by'ukuri ndabizi ngo imiti izivura ariko ngiye ko ndavuga kwizera kwankijije icyo nicyo nashatse guhagararaho kuva icyo gihe ngo habe mu 2000 mu kwezi kwa karindwi nari ndyamye ngiye kuvuga ko nakize ariko nayo nahagaze nkamuvuga gusa ngo Imana izankiza kama nizera imbaraga z'Imana nakoraga imbaraga nakoraga ivuga butumwa mu buryo butangaje nabwirizaga ahantu bita ngo ni Kagina izo birazo ukumva mvuga abantu benshi bako barabibona barakurikira ubwo nari mfite urugo aho ngaho nyine n'abana kugeza ubwo mu kwezi kwa karindwi 2000 ndyamye ndakubwira ngo uraho nkurikira uri hirya no hino hari ahandi ikiganiro ubona naragitanze mu bundi buryo ariko nanone n'uyu munsi nimbusa no kucumva ndahamya imbaraga z'Imana n'uyu munsi ziracakiza cyane nijoro saa 7 z'ijoro mbona ko hinjira abamarayika na mbere nababwiye yuko nahuye n'abamarayika ni parti ya kabiri nahura n'abamarayika yaje ameze nk'umudokiteri uvura yambaye imyenda yera hari ukuntu Imana ishaka kwireka aza yambaye imyenda yera nari ndyamye muyerekwa mbona ko urugi rukingutse mbona umuntu araje yinjira yambaye imyenda yera mbona n'umudokiteri nyine kujya bazabambara aze yaza mureke mbabwire Imana izobora nkukundi twereka tiyo twereka ubumana bwanjye twafite aza afite nk'akantu kameze nk'agasani kera kari mu bikoresho z'abadokiteri nari ntaramenyuza yuze agashira nkariya mu nguni ko niyerekwa araza aransanga aho ndyamye ashitse arampamagara mu izina aravuga ngo Gafirira nditaba mbona ni umudokiteri arampamagara nditaba ngo Karame ngo harya baravuze ngo keneye ko ndaza kugukiza ko murabizi abaraje nyine ndavuga ngo niko navuze ngo naje rero ngo naje kugira gute ntiyase kugaruka hondi mbona ntangira kwireba kuri televiziyo ubwanjye wibona kuri televiziyo yego yagiye kureba asubira nk'ahahane ko ndagiye ibikoresho byiwe nabonye ko asubira yamaze kumpamagara ngo naje rero naje kugukiza asubiraho hariya agiye kugaruka ntiyagaruka hano mbona kera mbona televiziyo mu maso yanjye mbona ndaryamye kuri televiziyo utangira kwireba kuri televiziyo mbese 2026 ubu 2000 mbona ndaryamye neza bagiye gukora operation ndaryama ukuntu uryama ku gitanda ndibona mbona hagaze n'umwe baje wa wundi mbona araje akora operation mbaye mureba munyumva araza akora operation hano mu gifu mbangira gute muri estoma mbireba iyo niyerekwaga arabikora ararangiza aradoda ararangiza arahanagura ararangiza kazamona kare geste kazamona karatora ibintu by'umukara byo kumera nk'amasashe bibi ituru zitatu mona atora agakura hano arata aragenda arata ituru zitatu arahanagura ararangiza mbona ko azinga ibikoresho by'iwagira gutye aragenda atera intambwe mureba wa muryango yinjiriyemo niwe sohokemo ngo asohoke gutya nitera hejuru kandi nabonaga hari umuco yarasohotse mbona habaye umwijima kandi yari inzu irimo amatara kuko umuntu aryama ntuza wasitara mbona habaye umwijima ni mu buryo bwo kwerekwa nama nitera hejuru sanga mfite ikinya yanteye ikinya cya kindi nicyo nimba ari cy'abagore bazaterwa sinkizi bajya kubyara sanga yanteye ikinya simbanishaga ijosi no kuguru zanganye mfite nk'ibiri ijana wamumva uri mu kinya nyine wese ikinya ndi maso pastor icyo gihe wari uri mwiyerekwa cyangwa byari byarangiye uri kubyumva nyine nkaho icyo gihe no yicuye arasohotse mbona umwijima urabaye nitera hejuru ndi
ndikanga ndetse nayikanze ndeba ku isaha niyo mpamvu ngo ni saa saba ndebe ku isaha ubona ari saa saba nsanga mfite ikinya nta kwishaganya ijosi sindishaganya amaguru sinyashaganya n'umubiri simushaganya ndi mu kinya uko niko nakize nama mvuga ngo Imana yakoze igitangaza yankijije kuko esitoma regeze mu rwego nansige umunsi yamfashe nazagira ngo nkareba nk'imirari naza ntera hano ngatera hano umunsi nkaba numva nagira isereri kuva ico genda kera kugeza n'ubu nimba unyumva aho uri hose ku isi yose umenya ko Yesu Kristo ko yarareje nawe uyu munsi aragukiza hari imbaraga zigukiza zibasha gukora ibitangaza ndashatse kuvuga ko wizera Imana izagukiza kandi ufate ku buhamya n'ugenda mushira Imana ivuze izakora ibitangaza Imana ibahumugisha murakoze cyane kamanzi mvuga abantu twishwe no kutizera cyane nicyo kitwishe ariko twizeye ariko kwizera bisaba iki koko kumva ijambo ry'Imana ukabyumva muri wowe mureke twizere biva mu kumva ijambo ry'Imana ukaryizera basi wari ufite kwizera kurenza cyane gukomeye bazaho abantu bagukorera operation kuko oyaye ukuntu uzi kuja kwa muganga urenze ugafata inzira ukaja kwa muganga ararenze arapfuye yashika bakamuha imiti akamuvanga sinyinywa uhera uyu munsi Imana izonkiza kubera kwizera abantu rero badukurikira rero muri iyumviye mugana wacyaga abantu bagajya basoma muri Kongo ngo yasoma mu gitaka avuga ngo nawe uriyumviye abantu badukurikira kuri Ndagano TV show muri iyumviye mwumvise ubuhamya pastor atubwiye mwumvise ibitangaza Imana yakoreye pastor mugire kwizera kandi buri muntu wese rwose agire kwizera kuko nta Imana itagukorera wizera mukomeze mudukorere subscribe na share na comment muzaba mugize neza afite ubuhamya bwinshi tuzomugarura tubwire n'ibindi bitangaza Imana yakoreye n'undi na wamu ajya no mu Ingirisi muri pati wandi nawe azogaruka tubwire ibitangaza cyane Imana yagiye ikora inganje ndamwumva ibitangaza by'inganje uriya yabayeyo azotubwira ibitangaza by'inganje murakoze rero mukomeze mudukurikirane Imana ibahumugisha naho butaha